ndagusuje kandi ndagushimiye wowe ukoze subscribe, ndagushimiye kabisa gukurikiye Semitoni TV. By'umwihariko ndagushimira wowe wakoze subscribe ukavuga uti kabisa reka nshyigikire umuvandimwe nkandeho bityo abashe kabisa kongera umubare wamukurikirana. Uri umuntu mugabo cyane. Ndagushimiye nawe kabisa wakoze share cyangwa se wasangije ibigano byanjye cyangwa se igano byacu ku bandi bantu kugira ngo babibone. Ndagushimiye kabisa utanga comment cyangwa se ugatanga ibitekerezo ukavuga uti reka ntanga igitekerezo ku biganiro byanyu, ni igikorwa cyiza cyane. Hanyuma rero kunjya mu kiganiro Semitoni Sports update n'amakuru menshi tubafitiye package kabisa iruzuye. Dufite update nyinshi muri makuru ya siporo, by'umwihariko makuru ajyanye na siporo, umupira w'amaguru, football. Ni byinshi tuza kuba kabisa tuganiraho. Turaza kurebera hamwe byiri cyatangiye projet yo gukinisha abakinnyi b'abastari kugira ngo igihugu kibashe kuba cyagira image nziza mu bijyanye n'ubucuruzi. Niyo gahunda kabisa bafite. Turaza kurebera hamwe mu Bwongereza hari amakuru menshi ari kugenda ahavugwa, by'umwihariko ku ikipe ya Manchester United. Ni ikipe kabisa iri kuvugwa amakuru menshi cyane. Mu ikipe ya Chelsea nayo nuko hari amakuru menshi cyane ari kuvugwa mu kanya gato. Nyuma karuko ndaje kabisa amakuru yacu tuyatangire tuyanyuraguremo kabisa neza cyane. Nyuma karuko gato rero ndaje amakuru yacu ubundi tutangire kabisa tuyanzike. Turahera muri South Arabia. Ni igihugu kabisa gerereye harya ku mugabane wa Aziya. Uko natangiye mbivuga mu ntangiriro nababwiye ngo iki gihugu gifite projet yo gushora amafaranga mu bakinnyi b'abastari bakaza bagakina hariya, bityo igihugu kibasha kuba cyagira image cyangwa se image nziza ya image za attracting cyangwa se izakurura abantu bakaza kureba icyo gihugu, bagasura igihugu bakamenya ibikorwa icyo gihugu gikora, by'umwihariko akamenya business zaho. Kimwe n'u Rwanda nk'uko rufite campaign ya Visit Rwanda. Murabizi ko u Rwanda rufite amakipe bakora na Arsenal, Paris Saint-Germain cyangwa se n'andi makipe muri basketball njya mwaribonye. Bira byose ni uburyo bwo kugira ngo igihugu cya attracting abantu bamenye igihugu, bityo kumenya igihugu ni ukumenya n'ibiki biri mu gihugu, imico yaho, ubukerarugendo, bityo baze basure. Niba habereye ibikorwa bitandukanye bamenye igihugu ibyo bikorwa byinjize, kugira ngo nka Visit Rwanda ni ibasha gufasha u Rwanda kwinjiza mu cyari cyane bijyanye n'ubukerarugendo. Ni mu bwo buryo rero n'igihugu cya South Arabia cyabigenje. Gusa nyine murabizi neza ko muri inosi yacu iyo ufite igikorwa uri murakora cyangwa se iyo hari ikintu uri gukora ubasha no kugira critique. Hari abantu benshi baza banenga cyangwa se banashima ibyo uri murakora. Niyo mpamvu rero n'iki South Arabia nacyo muri gahunda gifite haje kuboneka umuntu unenga gahunda yabo. Ni umuyobozi uyobora ishyanga ry'umupira w'amaguru Uefa, bamwita Alexander Seferini. Uno mugabo kabisa yaje kuba rwose anenga iki gihugu, ariko nanone anagiha inama. Dore rero ukuntu byagenze. Uyu mugabo yaje kuba avuga ati projet mufite birashoboka ko yazaferinga nk'uko Ubushinwa bwayigendekeye. Kugira ngo nawe Ubushinwa bwari bufite projet yo gukinisha nyine abakinnyi b'abastari bakomeye bavuye hanze, ariko iyo projet iza kuferinga bituma umupira nyine waba udatera imbere, ariko amakipe ugasanga nyine afite abakinnyi b'abastari ariko nyine umupira ntutera imbere. No mugabo rero nawe nibwo buryo yaje kunengamo iki gihugu, ariko baha inama arababwira ati kabisa mwebwe ikintu mukwiye gukora ati mukoresha abakinnyi bakiri batoya, mugura abakinnyi bakiri batoya. Ikindi kandi mwubake utudemi mutoze abana umupira. Ni ibyo ngibyo. Gusa nyine bibutsa yuko South Arabia nk'igihugu kibona ko peteroli irimo irashira, bakeneye ahandi hantu, bakeneye indi domaine runaka bashoramo, bakeneye indi secteur bashoramo, secteur ya economy bashoramo amafaranga, bityo bikazatuma igihugu kitabasha kuba kidependa kuri peteroli gusa, ahubwo kinidependa ku bindi bintu, ku zindi secteur zituma igihugu kibasha kugira kuba. Twambutse twagiye mu Bwongereza, turatangira n'ikipe ya Manchester United. Ni ikipe iri gusaragorenga cyangwa se iri kugwa no gushaka ownership cyangwa se umuntu ushaka kwa kabisa ya holding no kipe yayifata kabisa mu biganza. Mu minsi yatambutse nagiye mbona ibitangazamakuru byinshi bigaragaza possibility iri hejuru cyane ko umuherwe Sheikh Jassim ashaka kwa kabisa yayegukana. Gusa nanone
ntabwo ari ibintu biraba confirmed cyangwa se biremerwa, haracyari kabisa haracyarimo ibiganiro bitaranozwa neza. Hanyuma ino kipe nubwo ifite icyo kibazo cyo gushaka ownership, ariko nanone ntabwo bibuza kwibaka ishakisha abakinnyi, by'umwihariko ishaka abakinnyi baba forward cyangwa se babandi bashaka ibitego ba rutayizamu. Abakinnyi bamwe bagiye bavugamo, turaza guhera ku mukinnyi witwa Osimhen, n'umukinnyi w'ikipe ya Napoli. Uyu mukinnyi rero ikipe ya Napoli yamushakaga amafaranga agera kuri miliyoni 150. Gusa ino ikipe ya Manchester United yaje kabisa kuba itangaza yuko aya mafaranga ari menshi idashobora kuba yatanga. Undi mukinnyi rero ikipe ya Manchester United ishaka ni Harry Kane. Ngira ngo Harry Kane ni umukinnyi, ni rutayizamu usanzwe ukina ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe ya England cyangwa se ikipe y'Ubwongereza. Akaba n'umukinnyi kabisa navuga ngo mwiza urebye, umukinnyi mwiza mu bakinnyi b'ikipe y'Ubwongereza, mu bakinnyi bakabisa bakina ikipe y'Ubwongereza harimo na Rashford, abo ngabo. Harry Kane nawe kabisa navuga ko n'umukinnyi mwiza cyane. Ikibazo rero kuno mukinnyi nawe ikipe ya Manchester United ishobora kuba itabona. Icyambere, Tottenham Hotspur ntabwo ishaka kugurisha no mukinnyi, kandi nanone ntabwo Harry Kane nawe afite wiri, nta desire agaragaza yuko yifuza kabisa kuba ya joininga ino kipe ya Manchester United. Ngibyo ibya Manchester kabisa ya United bivugwa kabisa hari Old Trafford. Aho tukiri mu Bwongereza, reka twekize ku ikipe ya Manchester City. Umutoza w'ikipe ya Manchester City Pep Guardiola yaje kabisa kugaragaza ibyifuzo bye, aravuga ati kabisa ndifuza yuko umukinnyi Kyle Walker mwamwongerera amasezerano. Turakomeza ku ikipe Arsenal nayo kabisa ifite deal ebyiri igomba kabisa kuba yarangije tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Ino kipe kabisa yavuze yuko izo deal ebyiri igomba kuba yazirangije mu minsi itari munsi y'10 kabisa, itarenze 10 deal iraba yarangiye. Chelsea the Blues iraza gutakaza abakinnyi bayo harimo Hakim Ziyech, Mendy na Koulibaly. Abakinnyi bashaka kabisa kuba ikipe y'abatakaza bakerekeza hariya muri Saudi Arabia. Ngira ngo kabisa ni izo update twa dufite muri sport. Ushira kabisa we twabanye, ukomeze ukore subscribe, share ndetse na comment, bityo tubashe kuba kabisa tubana neza cyane. Nge nitwa Inosa, success ibihe byiza. Shack.